twifuza kumenya ni abahe abagore batatu mufata nk'icyitegererezo mu buzima bwanyu kandi mutubwire n'impamvu. Batatu gusa niyo barenga nta kibazo ko ari benshi ni bose abagore bose iyo mbona nyine ibyo bakora ariko ku buryo bw'umwihariko ngira ngo twese uko turi hano cyangwa n'ahandi ku isi hose hari utavuka ku mugore. Arakubwira ngo yaturutse ahandi ngo ntabwo yavutse ku mugore. Nawe uwambyaye rero nawe icyo mbivugira kubera amateka mabi y'u Rwanda ya Afurika urabizi ko bamwe muri twe hari benshi wenda bandi hano twari twarabujijwe uburenganzira turi impunzi. Nabaye impunzi ndi umwana w'imyaka 4. Ndaguha urugero hari nyinshi ariko ndaguha rumwe. Mfite n'amahirwe si ukubagira gusa abuzukuru. Ready to bring your brand into the real world? Shopify is ready for that too. With a retail ndifuza ahubwo ko n'abandi baza ari benshi. Ariko kuri abo babiri nagize amahirwe nasabye ababyeyi bababyara ngo bampe uburenganzira mbite amazina. Turi kumwe kandi na Samsung 250 y'amafone meza cyane. Nimba ukeneye fone nziza gutyo bikore uce hariya mu mujyi 0788 31 68 91 ubundi bakwakire no muri Musanze. By the way twafunguye y'ishami rya Samsung 250. Amascreen meza cyane turayafite, yewe amafrigo n'amacuisiniere ni bon cyane. Ni sawa rero kugira ngo tubigukorere gutyo n'utugurira tuguhana bonoma ya internet ku gicuruzwa cyari cyose utuguriye hariya muri Samsung 250. Nitwa Pelagie Mukaneza, nkaba ndi umuhuzabikorwa w'inama y'igihugu y'abagore mu karere ka Kirehe. Munyemerere nyakubahwa Perezida wa Repubulika mbanze nshimire icyizere n'ubushobozi mwubakiye umugore dukesha imiyoborere yanyu myiza nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, iyo turebye amateka yaranze u Rwanda mu myaka 30 ishize, dusanga ubuyobozi bwabanje bwaribanze cyane ku muco mubi ugaragaza ko uruvuza umugore ruvuga umuhoro. Hanyuma mu miyoborere yanyu myiza nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mwebwe mutwereka yuko ukurusha umugore akurusha urugo. Ibyo birarenga ndetse bigaragara ko n'ukurusha umugore akurusha igihugu. Ariyo mpamvu u Rwanda rwacu rwemye mu ruhando mpuzamahanga. Ibyo byaduteye kwibaza nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ese iyi zahabu ihishe mu mugore, iri banga ry'ubushobozi biri mu mugore abandi bayobozi batigeze babona mu mugore ubwo bamukandamizaga nk'uko amateka bitugaragariza, ese mwe mwarihishuye mute nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ku buryo uyu munsi turimo kwishimira yuko uruhare rw'umugore ari ntagereranywa mu kubaka u Rwanda twifuza. Ndabashimiye nyakubahwa Perezida. Murakoze. Ubundi biroroshye. Avuze zahabu ihishe mu mugore, ntabwo ihishe ariko agenda yibona no. Nta kintu cyagombye guhishurwa rwose. Nge narabirebaga biragaragara. Ujya ubona bihishe uwo sinzi impamvu abona ko bihishe.
niyo mpamvu byoroshye rero twabibonye kubera ko bigaragara sibyo niyo mpamvu byoroshye kwa mama kwa Maradona. murakoze cyane twanyarukira hano hakurya ufite igitekerezo. murakoze cyane nyakubahwa perezida wa repubulika ko mu mwanya ukomeye n'umunsi mukuru mpuzamahanga w'abagore. Nitwa Nsabimana Theodore, mpagara inshuti z'umuryango mu karere ka Rusizi. Turabashimira cyane twebwe inshuti z'umuryango nyakubahwa perezida wa repubulika kuva 2016 ubwo mwashyiraga urwego rwacu twebwe inshuti z'umuryango kugira ngo dufatanye urunana mudutiza imbaraga zikomeye kugira ngo tubashe kurwanya ihohoterwa nshingiye ku gitsina, amakimbirane abera mu muryango, ndetse turengera umwana cyane cyane mwangavu tumurinda ihohoterwa. Niyo mpamvu kano kanya nyakubahwa perezida wa repubulika nsaba abagabo abapapa bagenzi banjye kugira ngo dufatane urunana mu kongera gusubira ku isoko yo gutanga inama nziza n'uburere bwiza mu muryango, kuko akenshi usanga dutererana abamama izo nshingano tukazitesha kandi natwe turi akaboko k'iburyo. Nanone nyakubahwa perezida wa repubulika ntabwo aka kanya mumpaye nagapfusha ubusa. Munyemerere nabonye message nyinshi ndavuga ubutumwa bugufi bwinshi cyane bwa bagenzi banjye bambwira ngo inshuti z'umuryango ya tariki ya 15 tinze kugera ngo igikumwe cyacu twese kizajya. Murakoze nabashimira ko bakoze murakoze reka twakire no muri murakoze cyane ufite igitekerezo. Yego. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda. Amazina yanjye nitwa Mugisha Paradise, niga mu wa gatandatu imibare ubugenge n'ubutabire muri lycée Notre Dame de Sito. Banje kubashimira cyane yuko abakobwa mwatugira icyizere mukadufasha kugira ngo natwe tubashe kwiga siyanse. Ikibazo nari mfite nkatwe nk'abana b'abakobwa twiga mu mashuri yisumbuye twifuzaga ko mwaduha impanuro y'icyo twakora kugira ngo natwe tubashe kugera ku isoko ry'umurimo turi abantu bashoboye kugira ngo natwe tugire uruhare mu iterambere ry'igihugu cyacu. Murakoze cyane. muriga mumushyireho umwete, shyireho umwete. Ntawe uri muri za sayansi wiga imibare uri mu nzira rwose nziza. Shyiraho umwete ubyumva ubinoze, noneho ubishingireho. Ndagusezeranya ko utazabura akazi. Ariko noneho usibye akazi ndiho ngusezeranya ubundi kari muri iyo nyigo, kari muri ayo mashuri, ndetse uzubakiraho. Ushobora no kwihangira imirimo igihe ugitegereje aho uzaguha akazi. Ariko icyangombwa ni uko gushyiraho umwete ukiga ukarangiza neza ibyo wahisemo cyangwa ibyo ushoboye, sibyo? Uri mu nzira nziza rero, uri hafi kubona akazi uko nabyumvise. Nyakubahwa perezida wa repubulika, nanjye uyu munsi nagize amahirwe yo gufata iyi microphone no kubana namwe kuri stage. Hari utubazo nka tutatu munyemereye nifuzaga kubabaza, muranibaza ngirira amatsiko cyane. Akabazo ka mbere, nyakubahwa perezida wa repubulika, abanyarwanda iyo tubonye ingabo zacu b'abagore tukabona ukuntu tutagore benshi mu nteko no mu nzego z'ubuyobozi bidutera ishema. Muranibaza mwamwe nka champion wa he for she, ni iki kibatera ishema mu iterambere ry'umugore mu Rwanda? Icya mbere rwose ni ukubona bafite uruhare mu byemezo bifatwa mu nzego z'igihugu, ni ukubona bakora ibyo bikorwa. Kandi ubundi uko byari bizwi mu mateka y'u Rwanda ari n'ahandi hanze, abagore bahezwa, barasigaye inyuma nk'aho ntacyo bashoboye. Ariko ubu turabibona ko babishoboye kuko birakora. Izo nzego zose uvuze bazirimo, ibyo bakora birivugira, birigaragaza.
icyangombwa ni ukongera uruhare rwabo, ni ugushyiraho uburyo hatagira inzitizi, hataba inkomyi ibabuza gukomeza kuba bakwiriye kuba bari bo nk'Abanyarwanda, nk'abantu, gukora ibishoboka byose biba bikenewe mu gihugu. Ibyo ni byo bya mbere binshimisha. murakoze cyane. Ikibazo cya kabiri nk'urubyiruko twibaza, turizihiza umunsi mpuzamahanga w'abagore, twifuza kumenya ni abahe bagore batatu mufata nk'icyitegererezo mu buzima bwanyu, kandi mutubwire n'impamvu. Batatu gusa. Niyo barenga nta kibazo. ese urota guhaha ikintu icyo ari cyo cyose cyaba orijinali giherereye muri Amerika, Ubushinwa, Dubai cyangwa ahandi, unyuze ku masoko akomeye kandi yizewe karundura nka Amazon, Alibaba, eBay, Apple n'izindi, akira igisubizo dore ngiki: iguriro. Rambagize icyo ushaka kuri ayo masoko rero, ubundi utugane tukikugezeho mu minsi 7 kandi idashobora kurenga 14. Dore dukorera hano i Nyarugenge mu nyubako ya TCB Town Center Building, inyuma ya Simba Supermarket, ni floor ya 3, cyangwa se Western application yacu muri telefone yawe, iguriro shopping. Ushobora no guca kuri website yacu wa eshatu://guriro.com. byombi bikora neza cyane. Ukeneye ubufasha bwihuse, duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 0718181618. Umva aka kantu, ushobora kwishyura 50% andi ukayishyura icyo watumye kikugezeho. Iguriro, serivisi yacu ni vuba kandi rizewe. Ko ari benshi ni bose. Abagore bose iyo mbonanye n'ibyo bakora, ariko ku buryo bw'umwihariko, ngira ngo twese uko turi hano cyangwa n'ahandi ku isi hose, hari utavuka ku mugore. Arakubwira ngo yaturutse ahandi, ngo ntabwo yavutse ku mugore. Nawe uwambyaye rero nawe icyo mbivugira, kubera amateka mabi y'u Rwanda, ya Afurika, urabizi ko bamwe muri twe, hari benshi wenda bandi hano, twari twaraburijwe uburenganzira, turi impunzi. Nabaye impunzi ndi umwana w'imyaka 4. Uko ibyo twabinyuzemo rero, bajya bavuga abantu, impunzi, amakampu abantu babayemo, muribuka kuva na kera. Ari ubwo rimwe najyaga nseka aba bantu bakomeye ku isi, bakaza bakadukubita inkoni ngo hari impunzi hariya. Bamwe narabwiraga, ariko mwebwe mumbwira gutyo, mwe mwigeze muba impunzi, murabizi, muzi uko biryana. Njye ndabizi kubarusha. Ntabwo ari igihe wakwifuza umuntu ko aba impunzi. Kuko nabibaye kurusha imyaka myinshi kurusha aba bandi bose. Araba impunzi umwaka 1, 2, 3, 4, bagaca ibikuba, bakavuza induru, ibintu bigacika. Ntawe ukwiriye kuba impunzi n'umunsi umwe. Ariko jye nabaye impunzi imyaka 20 n'indi. Ndabyumva rero. Ntabwo ari byo nabwiwe. Abo tuvukaho, ukuntu batunyujije muri ibyo bintu bikomeye, muri ibyo bihe bikomeye, tukageza kuri uyu munsi,
ugomba niyo utabivuga buri munsi ariko mu mutwe urabyibuka wibuka uwaguhetse aguhungisha gukiza ibyo ari byo byose uwo nguwo nyine haba hari impamvu ubonamo umugore wese ko anyura muri ibyo cyangwa akora ibyo cyangwa yakoze ibyo aho byari bikenewe. Reka mvuge uwo rero uwo mvukaho ariko mvuge abagore bose muri rusange. Murakoze cyane. Akabazo ka nyuma, dukunda kubabona muri kumwe n'abuzukuru, twabonye kandi ko ari abakobwa. Ahubwo nibagiwe kubazana hano. Sinzi ukuntu byancitse. Twashakaga kubabaza niki mubifuriza mu gihe kiri imbere, yaba bo ndetse n'urungano rwabo? Ibi byose twavugaga by'uburenganzira, imibereho, abantu badakwiye kwihanganira, badakwiye kwemera, umuntu akaba umuntu, akaba afite n'uburenganzira bwo kuba icyo ashaka kuba. Ndaguha urugero, hari nyinshi ariko ndaguha rumwe. Mfite n'amahirwe si ukubagira gusa abuzukuru, ndifuza ahubwo ko n'abandi baza ari benshi. Ariko kuri abo babiri nagize amahirwe, nasabye ababyeyi bababyara ngo bampe uburenganzira mbite amazina. Mu mazina nabise nabigize mbishaka mbigendereye, birimo philosophy, imyumvire. File with a TurboTax expert for 100% accurate taxes, guaranteed. Wa mbere namwise ngo yitwe Abe. Ndabasobanurira icyo bivuze, ukibyumva ushobora kudasobanukirwa neza ibyo ari byo. Kuba, Abe biva mu kuba, ariko iyo bivuze ngo Abe ni ukuvuga ngo abo uwo ari we, abo washaka kuba. Nicyo gituma namuhaye iryo zina. Uwa kabiri umukurikira mwita Agwize. Agwize bivuye kugwiza, bivuze uburumbuke, sibyo? Agwize ibyo azatunga, ibyo yifuza, values byose abigwize. Ubwo urumva rero ko naboneyeho umwanya wo kwihimura, wo kwinigura, ngo muri ayo mazina icyo nifuza, icyo mbifuriza, icyo nifuriza Abanyarwanda bibe birimo. Mwiriwe neza, muri aho? Nishimiye to be your host, as they said. Nagira ngo rero mbahe ikaze aha duhuriye, ngire n'umwanya wo kugira icyo mvuga. Icya mbere,
mere ku byangombwa ubu batumira hano yaru kugira ngo twifurizanye umwaka mushya muhire tugiye gutangira mu 2024. Ubu ndabubifurije rero. Ndetse ngira ngo mbashimire uko dushoje uyu mwaka tugiye gusoza w'ibihumbi 2023. Wabayemo ibintu byinshi ndetse byinshi kurusha byagenze neza. Byagenze neza kubera impamvu nyinshi, ariko iy'ingenzi ni uruhare mwabigizemo. Ndabashimira rero. Muraza gufasha musemurire abo twatumiye bari hano batumva Ikinyarwanda, ababegereye mugerageze mufashe mubasemurire, ariko mubasemurire ibyo mvuze ntimuvuge ntimushyiremo umunyu, ntimushyiremo cyangwa ntihagire ibyo cyangwa se urusenda, niba ntimushyiremo ibyo ntabuze. Ariko mwese n'abatashoboye kuba bari hano ndabashimira uruhare mwagize mu kuntu tugiye gusoza uyu mwaka ibintu byaragenze neza. Ndetse n'ibitaragenze neza gerageza kubyumva tukabimenya tukabiha umwanya wabyo ndetse tukababarirana, kubera ko ibyinshi hari ubwo ibintu bitagenda neza ariko bitari ubushake buke, hari izindi mpamvu zisanzwe z'abantu. Iteka abantu bakora ibintu byinshi byiza bibaranga, hakabaho ubwo basitara ntibakore ibintu uko byari bikwiriye. Ibyo twababarirana tukabisiga inyuma, tukabisiga muri uyu mwaka. Dushoje ndetse tukabivanamo n'isomo ku buryo mu mwaka tugiye gutangira tutasubira amakosa twaba twarakoze kandi tutari tunabigendereye. Bisubiyemo ni ukuvuga ngo ntabwo bikiri ya makosa abantu bakora batabigendereye, yaba ari ikindi kibazo. Rero bivanamo isomo tugakora neza kurusha gutaha. Webwe rero tumaze no kumenyera nk'Abanyarwanda ubumwe, gukorera hamwe, kuzuzanya, niho tuvana imbaraga zo kugira ngo dukore ibintu bizima. Dukomereze aho rero ndetse turusheho kuba twakuzuzanya, twakorera hamwe, twakongera n'izo mbaraga. Ndetse ushubije amaso inyuma, imyaka iragiye ibaye myinshi, aho tuvuye mu mateka ya bundi bushya yo kubaka igihugu cy'u Rwanda, twahereye hasi cyane kubera amateka
yacu twese tuzi, sinirwa nyasubiramo. Bahereye hasi cyane, bakubwira abantu ko bahereye hasi cyane ku buryo nta hasi haharusha twajyaga kujya, ahubwo icyavuyemo cyiza ni uko ubu tuzamuka tuva hasi nta kidutangira. Kugira ngo aho kugira ikidutangira mu kuzamuka tuva hariya hasi twageze habi cyane, ntabwo byizana gusa, bituruka ku guhitamo, amahitamo abanyarwanda tugomba kugira. Tugomba kugira ubwo bushake, tugomba kugira iyo myumvire ituma twakora icyangombwa cyose gishoboka, niyo cyaba kigoranye giti. Abantu baritanga, niho bava kwitanga. Kugira ngo nshimire urubyiruko ruri hano, rurimo abashinzwe umutekano ku buryo mwihariko, ingabo, abapolisi, izindi nzego z'umutekano zirara ijoro, amanywa, bakayirirwa, ndetse badahabwa ibingana n'ibyo bari bakwiye kuba babona kubera akazi bakora n'ukuntu kanyemereye. Ibyo byose bakabikora nta winuba, ko azi ko akorera igihugu cye, anibuka naho igihugu cyavuye. Niba haravugiye ko ari uguhitamo, abantu bashobora guhitamo ngo ariko na mbere hose u Rwanda ntirwari u Rwanda, kuki tutamera nka kwa kundi kwaho tuvuye? Kuko aho tuvuye hari abari bahari nyine, bisa nkaho ntacyo byari bibatwaye, wenda niko bari bahisemo, namwe mwahitamo. Ariko guhitamo kwarabaye, niyo mpamvu turi hano, mpamvu dutandukanye, komeza gushaka gutandukana n'abagize ayo mateka ya mbere yubetse u Rwanda, karushyiraho rwari icyo gihe. Muri uyu mwanya rero navuga hari indirimbo avuga ngo ntabwo ndi buririmbe, ntabwo ijwi ryanjye ari ryiza, ndavuga amagambo gusa, hanyuma abazi kuririmba muririmbe. Ndavuga ngo ibyiza by'u Rwanda, ndavuga ngo mvuga iki ndeka iki, ibyiza by'uru Rwanda. Ibyiza birahari, nabivuze sinabirangiza, ndetse uyu mwaka turangije muzi inama zabereye hano zihuza amahanga y'isi yose, zibikorwa, ibirori, ibintu ndetse byose biganisha ku majyambere y'igihugu, ndetse birimo n'imyidagaduro. Mu myidagaduro habamo byinshi, dagadura abantu bakwiye kwishimira cyangwa se kugira ubuzima bushimishije. Kwidagadura rero, ubuzima bushimishije ni n'ubuzima bushingira ku bikorwa
abantu baba bibuka kugira ngo igihugu gikomeze gutera imbere. Ndetse n'ubu turaza kugira umwanya wabyo ngira ngo nuko byateguwe, turaza kugira umwanya wo kwidagadura, sibyo? Kandi tujya twumvikana ko iyo tugiye gukora ibintu tubikorana ubushake, tukabinoza, nababwira ikireba. Ariko mbere yo gusoza, reka mvuge ngo no muri uko kwidagadura twishimira ibyiza, ariko tunidagadura tutibagirwa ibibi byabaye cyangwa bishobora kuba. Ubwo rero mu bitekerezo haba harimo ibyo byombi, wishimira ibyiza ndetse urishima witegura n'ibishobora kudusubiza inyuma kugira ngo bitaba. Nk'iyo bumvise abantu barahari kandi bamwe, ariko mu banyarwanda ni bake bikuririzwa n'abandi, kuvuga ngo umuntu arategura we imigambi ye guhungabanya umutekano w'u Rwanda, ni ugutera u Rwanda akarushwanyaguza. Icyo tutazi ni ikizi. Aho ho gushwanyagurika twarahageze, turahazi, ahubwo bizaba kubatekereza tugira gutyo. Ibyo byaravuzwe, hanyuma hari abaje kumbwira ngo ariko buriya ngo ntubyiteho, ngo buriya ngo ni ukugira ngo iki? Koresha kugirira nabo. Got Domino's rewards points? Now you can redeem them for so much more. You might even have free food already waiting for you. Abo Rwanda kugira ngo ibintu bikugendere neza wowe. Namwe rero niba mutari mutuzi, twe ntabwo tuzategura kugira nabi umuntu wari we wese. Ariko ntushobora no kuza kunyigisha ngo uriya wavugaga biriya ntabwo ari byo yavugaga. We ntabwo ari wowe yavugaga, yavugaga. Kuri ibyo rero ngomba kwitegura kugeza igihe nzabonera ibimenyetso ko atari byo yavugaga. Ikindi narababwiye ngo rega mumenye kuri twebwe ntacyo tutabonye, nta gishobora kutubaho kiri hanyuma y'icyatubayeho. Ubwo rero ushaka kudukiriraho cyangwa kudukoresha kugira ngo agere ku ibyo biramureba, ndetse
rimwe na rimwe abantu benshi bagashyigikirwa n'uko ngo bo ubundi nayo yakubyemera ibyo bambwira, nayo yakubyemera kuza kumbwira ngo buriya arabeshya nta kizaba, nayo yakubyemera niba twari mu isi. Iyo si yahozeho kera, ubundi ibintu byajyaga kuba bibi, isi igahaguruka kamagana umuntu ugira nabi, isigaho ntibibi. Ubwo nyine ni ukuvuga ko icyo gihe u Rwanda rwavuga ngo isi izadutabara cyangwa izabyumva, izahagarika ushaka kugira nabi. Ariko muri 1994 ntabwo byabaye, nta bahagurutse ngo bavuge ngo ibi byo kuba. Mu isi turimo ubu ngubu uyu munsi, ntawe ufite icyo akugomba. Ndetse baravuga ngo uyu nguyu ariko turamushakaho iki, afite iki, afite iki yaduha. The world of today, kambivuge mu English, the world of today, we are used to being told that people have interest. It's no longer facts, it's no longer evidence, it's no longer whether it is right or wrong, it is interest. So if somebody has interest in the one threatening me, more interest in that than me, then you know you are on your own. So Rwanda has been on its own. We have tested it, we know it. So we're not scared, not threatened by the possibility that at one time we will be on our own again. So we should always be prepared. And we are used to working on the worst case scenario, where at any other time we might be on our own. And when we are left to be on our own, we will own up and we will survive even better than last time. Birenze n'iby'ubushize. Reka no kubashyira muri politike nyinshi, ariko nagira ngo nabyo nk'uko dusanzwe duhurira kuri byinshi nabyo mbibasangize. Umwaka w'ibihumbi 2024 rero twese uzatubere mwiza. Ibibazo tuzahura nabyo, tuzahangane nabyo, ibyiza dukorera kugeraho, tuzakora ibishoboka byose tubigereho. Ariko nari mfite ubwo butumwa bubiri, bumwe kuri twe abanyarwanda, ubundi ku bandi batari abanyarwanda bari muri cya gice navugaga. Iyo hari ibibi badushyira iruhande, katwibagirwa. Iyo hari ibyiza, ariko si bose. Hari benshi babyumva, dukorana
ndetse badufasha kugera kuri ibyo byiza, ibyo ntabwo nabyibagirwa. Ariko kubaho kwacu nta wundi tugukesha, duhera kuri twebwe. Ibindi bikaba bikakora.